baramuhambiriye uwo ndabo baramuhambiriye wewe baramubwira tugiye kumanuka uduhakurira ubuki utuzanire turye ubwo arangije baramanuka aramanuka ajya mu icyo cyobo cya metero 100 kiri ku urwo rutare agezemo umuhungu atangira guhakura arahakuye koko no igitangaje impamvu bavuga ngo yazize nyine ubuki we yakuraga yirira ahakura arya bakamuhamagara ndaba ubuki urimo kububona ati ubuki ndi kububona barakomeje inshuro 3 baramuhamagara ndaba ubuki uri kububona ati yego ubuki se bwose buriya bumaze bwose ubwo buki bwose yagiye guhakura uwo munsi bwose yaraburiye bw'ubuhora ntabwo buba ari bwinshi kaba akantu kameze nk'akantu k'agasindu twebwe kera tukiragira turabizi natwe turabakera nyanyuma noneho ako kantu kameze nk'agasindu kaba karimo nyine utwo tuntu tuba dufite ahantu dusohokera n'inzuki rero tugenda dushyiramo ubuki noneho yaragiye arakamena ararya ntikaba ari kanini nyine ararya arabumara barangije baramubwira ati se ndaba ubuki urabubona cyangwa ntububona ati muhebe ati shwe da nta buki buhari ibintu bahise bamukorera rero nicyo cyatumye nyine noneho isaro uri kwitwa ngo ni urutare rwa ndaba bahise bafata wa mugozi bamuhambiriye mu nda birashoboka ko niba ari metero 100 byibura yari arimo muri 50 cyangwa se muri 30 kuzamura ahita bari kurira hasi umukecuru apfa nako umusaza Welcome back. Hello champions. Tubahaye ikaze mu kiganiro tembera nkuko nena bibabwiye kizajya kiba buri wa kabiri. Tubifurije ikaze mu kiganiro tembera aho tugiye kuzatubagezaho utuntu twinshi twiza tugezweho aho watembera u Rwanda rwacu nk'ibisanzwe cyangwa se ukaba watembera no hanze y'amahanga. Mega Global Link ni ikigo cyaje kukulinkinga n'ahantu hose uba wifuza kuba watemberera. Dushimira umuyobozi Dr. Francis Habumugisha wagishyizeho kugira ngo abantu bose abanze gucaka mu kabave muri muri mood yo gutembera mujye murya amafaranga yanyu mwakoreye mujye mujya no kureba ahantu heza. So ngewe ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Igira Neza Uwasehirwa Rosinde kumwe na mugenzi wanjye uri kumwe nanjye Itanga Ishaka Emmanuel. Emmanuel rero muhaye ikaze mu kiganiro cyacu meze meze fresh twagiye Karongi twagiye tubahaye ikaze mu kiganiro nkuko musanzwe mubizi tubanza kubagezaho ibyiza nyarwanda bitatse u Rwanda rwacu tubabwira ukuntu u Rwanda rwacu ari rwiza abantu mwese mwifuza gusohoka aho hose abo wifuriza gusohoka. Mega Global Link yaje ari nk'igisubizo kuri wowe wifuza gusohoka. Urashaka gusohoka se dore n'abana batangiye amavakanse by the way batangire biga ukuntu babasohokana babajyane babereka ibyiza bya Karongi sibyo uretse ni Karongi gusa hari n'utundi duce wasura uko muri gahunda hari Dr. Francis Habumugisha afite gahunda yuko ashaka no gufata abantu muri square abantu muri Kigali batanayize cyane ukibaza ugashaka ahantu ujya kunywera icupa dore weekend nateyemo gashaka ahantu ujya kunywera icupa ugasanga ntahuze no kunywa icupa gusa hari n'umuntu ubwira ngo tujyane ahantu runaka akakubwira ati ibyo bintu nta n'ibyo nzi rwose kavuga ati tujyane kuri BK Arena agashaka kwerekeza mu mujyi ubwo rero iki kiganiro tembera cyashe ari igisubizo aho tujye kuzajya noneho uko iminsi igenza tujye kuzajya tukimodifya tubereka ahantu heza wasohokera ahantu heza wajya na sheri wawe n'abana bawe n'umuryango wawe ahantu heza wumva wajya hakaguha amahoro hakaguha umunezero ahantu rwose wasohokera. Muri Kigali dufite amahoteli menshi cyane n'utuntu tw'utubari n'utu outers twiza cyane tu coffee shops ahantu henshi wajya ukaryoherwa nkuko ubyifuza hatari na hano ro muri Kigali no hanze ya Kigali. U Rwanda rwacu ni rwiza tubabwira ngo visit Rwanda. U Rwanda rwacu ni rwiza cyane hamwe na Mega Global Link rero yaje ari nk'igisubizo ku bantu bose bifuza izo service z'amatike service yo kujya gusura intara burya na Butare burya ni nziza cyane
ubutatsi batubwira ibyiza bya Butare. Uyu munsi rero twafitiye icyegeranyo Mwenge na Emmanuel. Ubu ngiye guharira ijambo Emmanuel agiye kubabwira noneho ibyiza bya Rubavu bya Karongi. Namara kubabwira ibyiza bya Karongi nze mbabwira gahunda mbafitiye muri weekend. Yego urakoze. Muri rusange akarere ka Karongi cyangwa se uriya mujyi uherereye mu ntara y'Uburengerazuba. Hari abantu rero batazi nyine ushobora kubwira akarere runaka ngo gaherereye nabimenye. Akarere ka Karongi rero gaherereye mu ntara y'Uburengerazuba. Kari ku birometero 992 n'ibice 7. Abantu batuye ku kilometero kimwe ni abantu 380. Mu mujyi rero utuyemo abaturage 33,542. Mu cyaro hakaba hatuye abantu 340 n'abantu 327. Abantu batangiye no kuduhamagara banza bashaka kuzasura Karongi abitaba. Yego turaza kubitaba. Ni ukuvuga ngo rero ni akarere kubatse, akarere inyubako yako yubatse mu mujyi wa Rubengera. Niba utaruhazi kubatse mu mujyi wa Rubengera. Hanyuma ikindi kintu ushobora kumenya hano muri uyu mujyi, ushobora gusura urutare rwa Ndaba. Ni urutare n'ubundi ruherereye muri aka karere ka Karongi. Ushobora no gutembera ku kiyaga cya Kivu, harimo amahoteli menshi ushobora gutembera aho ngaho. Mu kanya tugiye no kubabwira urutare rwa Ndaba rero ku rutare ni urutare rumanukaho amazi. Ni urutare rufite ubujyakuzimu bwa metero 100. Ari naho habaye inkomoko yaho yuko nyine bayita ngo urutare rwa Ndaba. Tugiye no kumenya ngo byagenze gute ubundi wo Ndaba byagenze gute kugera yitirirwa aho. Ndaba yari iki? Yari umugabo yari umugore? Yari umugabo. Ntabwo wumva n'izina wowe. Abantu basigaye bitwa amazina y'abagabo. Akireka nyine umukobwa witwa Patricia ahise yita Patrick. Uze wenda aho ngaho icyo numva cyo kireka bamaze kumushaka. Nta kwifata ngo uri umuhungu. Wenda umwana wawe harya ufite umwana? Ndamufite. Bamwise izina ry'umuhungu? Yitiranwa na papa. Aho mvuga iki se ngiye? Reka dukomeze rero tuvuge ko urwo rutare rwa Ndaba ni urutare nyine rufite metero 100. Ukuntu byagenze rero kugira ngo Ndaba barumwitirire, umunsi umwe rwose abagabo, ikintu navuga yavuze gukunda ubuki. Yavuze gukunda ubuki bw'umuzinga, ariko bwo ntabwo bwari buri mu muzinga nyine. Sinzi niba utunyamaswa bita ubuhora uratuzi. Ndendo wa kera. Namyeho no kuri babiri nari mpari. Ubwo rero utuzi turaza kugendana. No kuvuga ngo rero ukuntu byagenze wa muntu we. Ubwo umuhungu wawe yarakumanukiye rwose. Ubwo baragiye bagera ku rutare rwa Ndaba rwubatse ruherereye Muhanga Karongi, ku muhanda wa Muhanga Karongi. Ubwo bagezeyo rero baricara. Ubwo bumvikana ko bagiye guhakura ubuki. Umuhungu bamukoma umugozi da, bamuhambira imigozi mu nda kugira ngo abone uko aza kumanuka. Ubwo bahambiriye uwo, ndagira ngo abantu babisobanukirwe neza babyumve. Bahambiriye uwo Ndaba. Baramuhambiriye. Boye baramubwira tugiye kumanuka uduhakurira ubuki utuzanire turye. Ubwo arangije baramanuka aramanuka ajya mu icyo cyobo cya metero 100 kiri ku urwo rutare. Ageze nk'umuhungu atangira guhakura. Arahakuye koko. Igitangaje impamvu bavuga ngo yazize nyine ubuki, we yakuraga yirira. Ahakura arya. Bakamuhamagara, Ndaba ubuki urimo kububona? Ati ubuki ndi kububona. Barakomeje inshuro 3 baramuhamagara. Ndaba ubuki uri kububona? Ati yego. Ubuki se bwose buriya bumaze. Bwose ubwo buki bwose yagiye guhakura uwo munsi bwose yaraburiye bw'ubuhora ntabwo buba ari bwinshi. Kaba akantu kameze nk'akantu k'agasindu twebwe kera tukiragira turabizi. Natwe turi abakera. Hanyuma noneho ako kantu kameze nk'agasindu kaba karimo nyine utwo tuntu tuba dufite ahantu dusohokera n'inzuki. Rero tugenda dushyiramo ubuki. Noneho yaragiye arakamena ararya, ntikaba ari kanini nyine ararya arabumara. Barangije baramubwira ati se Ndaba ubuki urabubona cyangwa ntububona? Ati muhebe. Ati shwe da, nta buki buhari. Ibintu bahise bamukorera rero nicyo cyatumye nyine noneho isaro uri kwitwa ngo ni urutare rwa Ndaba. Bahise bafata wa mugozi bamuhambiriye mu nda. Birashoboka ko niba ari metero 100 byibura yari arimo muri 50 cyangwa se muri 30 kuzamura.
bahita bari kurira hasi umukecuru apfatyo nako umusaza ngaya amateka y'urutare Rwanda barebe ngo kuko byagenze ngo no mu bintu abantu bazajya muri Twende Karongi harimo no gusura urutare Rwanda yego hanyuma uru rutare nanone ikindi warumenyaho sinzi niba byarakosowe ubundi abana b'abahungu abasore nibo bariyo basemurira abazungu n'abandi bantu bahaje babasobanurira amateka ariko ubu sinzi niba byarakemuwe ngira ngo nicyo gihe mbere herukiraho ariko ubu ngubu ndakeka bishobora kuba byarakemutse I think nuko nguko nyine byari bimeze so rero ahandi hantu ushobora gusura wageze hano mu karere ka Karongi rwose igiye kuri Lake Kivu muntu we mbabarira witinda manuka kumva amafresheri y'amazi banuka yakumva ukuntu Yesu agira neza by the way ya imanukire rero wigiye hari ahepfo ugiye ku mazi haba hari ubwato bw'ikimoto bwato bw'ikimoto budeka babwita jet-ski okay hari umuntu ushaka kuzatemberezayo mama wanjye ngitwara kiriya kintu buriya ariko njya afata sheri wanjye natwe tugasohoka nkayo ngewe nzatemberezayo mama nzabajyana mushyire kwa kiriya kimoto mutembereze hanyuma hari ukujya kwa kiriya kimoto hanyuma hari ukoga hari ukujya kuri beach ukinjoyinga abantu batasi koga ntabwo ari byiza kujya mu mazi abone nkanjye nahita ndohama ubwo rero ushobora gusura icyo kiyaga hanyuma hari n'ahandi henshi hariyo n'amahoteli ushobora gusura ni ngombwa ko tuyavuga tubamamariza amahoteli ni menshi of course Karongi nk'ahantu heza ubwo ushaka nyine kuzajyayo kumenya ibyiza bya Karongi twamubwira ko ya joininga team izagenda ejo bundi ibahanga rwose abantu bakomeje kwiyandikisha ni weekend ikurikiyeho abantu bakomeje kwiyandikisha mujye kurya pasika mwumva hoteli ya Ose Mega Global Link ubundi wayiburana iki bavuga ngo Mega Global Link wikeya ubundi wabuze iki waratujoyininze buri iki ngira ngo rero si ibyo ngibyo Mega Global Link ikora no mu bihugu byanze yego ikora muri Amerika ushobora kujya Canada nabonye hariyongereyeho n'Ubushinwa ni ibihugu byose ngira ngo ahubwo si yose Mega Global turaza no kuyitembera nugira ngo okay ngira ngo sinzi ndumva ari ibyo ngibyo nari mfite ku mujyi wa Karongi hanyuma utundi tuntu buri wa kabiri we already tuzajya tuba duhari tubatemo tubahereza utuntu dushya tubakubita amateka y'abantu mwese rero mwifuza kuba mwajoyininga timu izajya i Karongi muri weekend itaha mwandikire Dr Francis kuri 0782 300 mwishyire kuri liste kugira ngo babandike mbabarira udacikanwa ukazambabaza ukabyara uzi ko nanjye ese wowe uzacikanwa ntago wansiga mbabarira rurara utari ngomba kujya kurureba nkatemberayo nkareba najya no kwa kiriya kimoto nabanza nkakivimviraho mbere yuko nshyiraho mu wanjye so tugira ngo tubabwire rero abantu bashaka gusohokana ndetse n'abana babo abana dore baje no muri vacances ni pasika hari umunsi mwiza uryoshye abantu bashaka kuzasohokana n'abana babo cyangwa se abasheri n'abakunzi babo kuri uwo munsi rwose mwiyandikishe kuri liste bahita numara kwandikira iyo nimero kuri WhatsApp Dr Francis bahita gushyira kuri groupe y'abantu bose bazajya i Karongi ahubwo bahera ubu ngubu bandika bambabarire batazavuga ngo nabyo nababwiye kariya karere nta hantu heza ho gusura mpamvu jambo barira abantu rero njyangirana na bikibazo reka mbivugire hano Patrick nawe nanyumve babona Rosine ndakeye bakibaza Rosine akishwa bakaba bari aho ngo bakabona nagiye ahantu nafashe udufoto bakambaza ngo aha hantu ni ngiye nuko namenye Mega Global Link buri kantu kose kaje bitamo kahita nitamo ngasohoka ngenda nkajya kureba ejo muzabona mpetse n'ingayi usibye ko hari ibintu butababwiye ni kuri make cyane ntago ari ibintu biba bihenze hari abantu nyine bazi ngo gutembera ni ibintu bihenze reka tubanze twakira uno muntu then twumve
Mega Global Link, allo? Allo? Ni sawa? Saiga? Abantu muri kutwaka filime ya Mohani ubu turi mu kiganiro tembera iraza kuba iriho saa 12. Wari uzi ko dufite gahunda yitwa twende Karongi? Ndarizi ko hari message. Baguhaye message? Aha, ni ukuvuga ngo rero tangira utegura akantu k'agakabutura. Nta kibazo rwose. ariko rwose abantu muri kutuvugisha n'iyo gahunda mutayibagirwa dore ni ingenzi rwose buriya ku buhanga bw'ibyuma baraza kubimenya ubwo filime ya Mohani ikunzwe n'abantu cyane ubwo baraza kwibashiramo ariko tutibagiwe kubabwira ko twende Rubavu ni igihe cyiza cyo gusohoka ni igihe cyiza cyo guhunga izuba ryo muri Kigali n'ivumbi n'ubushyuhe ibintu byo kurara udasinziriye mbabarira bive mujye hari ako kivu gusuhuza abantu bose birubengera uri rubengera nkagira abashiti banje benshi harimo n'umushiti wita John Ndungutse ukunda ewana Karongi cyane yego umuntu wanje kandi w'imbere ni umuntu navuka hari yakunda kariya karere wana ni umuntu waha abantu birubengera ndabasoje cyane ndamuramukije nanjye rwose tabe n'uyu nguyu no Mega Global Link, allo? Ni kuri Goodrich tuvugana? Ni kuri Goodrich wahageze neza mu kiganiro tembera uri kumwe na Rosine hamwe na Emmanuel. Wadushyiriyemo filime yitwa Mohani. Baraza kuza kwibashyiriramo saa 11. Ntuze gucikanwa. Gahunda ya twende Rubavu wigeze uyumvaho? Banereje message. Bakwereje message. Okay, mwiyandikishe mwishyure. Tuzagendane ndashaka ko tuzaturi iki groupe kinakugurumva mutifuza no kumbona. Ibintu by'ibisi birebire ndashaka ko ari byo tuzifatira. Yego. Asa ngiye kutambwira uko nsa. Ngiye kutambwira uko nsa. Okay, murakoze cyane. Yanze ko. Urashaka gushaka kumbona. So kumbona rero niba ushaka kundeba. Nukwiyandikisha kuri link baguhaye ukoresheje telefone yawe ukajya muri groupe ya WhatsApp y'abantu bose fuza kuzajya i Karongi nanjye uzambona umunsi. Urakoze cyane. Yanze kumbwira kamwe. Ndacyari umusore nyabona gira. Yego. Katitabe n'uyu. Mega Global Link, allo? Mega Global Link, allo? Nakari kuvuga buri abantu benshi muri ba Patrick bari buze kwimenya bashaka ntuza yitwa Mohani ngo baraza kuyishyiraho. Mega Global Link, allo? Mega Global Link, allo? Sinzi telefone ndabona irimo kudutenguha. Telefone irimo kudutenguha abantu banza bafite amafaranga. Yazane tubajya. Muzana amafaranga tuberekeze muri amujyi wa Karongi. Mujyi wa Karongi mujye kurebyiza beda n'abantu bajya gusohoka muri iki kiganiro nabwiye ko ngenza hambagezeho n'utuntu dushasha tugezweho. Mukambonero zine nke gutya ngo bikugore cyane wibaze ahantu nabikuye. Nta handi mba nabikuye nuko nzi kwambara neza kandi. Yego. Mega Global Link, allo? Mega Global Link, allo? Mega Global Link, allo? 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 Kutarimo kuvuga? Ndabona nubwo yamenye ko twamufashe. Okay, nakari kuvuga. Hari abantu bajya bahamagara njye nkunda kwibwira abantu cyane niba uri ushaka guhamagara byaba byiza witaruye cyane indangurura amajwi yawe kugira ngo tubashe kukumva neza kandi udufashe kugira ngo n'abari bukumve bakumve neza nta bintu byo gusamira birimo. Benshi baba bashaka kwiyumva kandi ntago ari ibintu byiza nyine bituma tutumva message yawe n'abadukurikiye niba yumve. So twitabe n'uyu nguyu. Mega Global Link, allo? Allo? Yes. Niriwe neza.
tumeze neza mwebwe mumeze mute turabakunda pe nanjye ndabakunda none se kuki mutadushaho umuhanda muhanda izajyaho saa 12 rwose irabigezeho tuguhaye ikaze mu kiganiro tuguhaye ikaze cyane mu kiganiro tembera bisaba icyo kwiyandikisha urandikira nimero 0788 300 456 baraguha linki yo kwiyandikisha then now joining abandi bazajyayo none se nta kuntu mwazishyira nk'aho imbere abantu tukazireba baraje basibashirireho nimero ngiyo yaje mwayibonye n'uwo muhungu yego ndagusubije cyane ndimo ndakwiyumvira rwose wowe kabyara karamanga yavuze abantu bamusuhuza turamukunda nawe baragukunda urakoze cyane Imana ibarinde yego mugire umunsi mwiza yego namwe Mega Global Link alo Mega Global Link alo alo Bites alo umeze mute tumeze neza tuguhaye ikaze mu kiganiro tembera hamwe na Rosine na Emmanuel yego ari abantu twababwiye ngo muri gushaka kwiyumva kandi ntabwo ari byo ntabwo ari umuco mwiza ibyo bintu ni ugusebya igihugu Mega Global Link alo Mega Global Link alo mwiriwe neza muri bande muherereye he ni mwebwe mutari kuvuga twe turi kuvuga turanabumva cyane gerageza ufunge inyakiramajwi yawe kugira twumvikane Mega Global Link alo Mega Global Link alo Mega Global Link alo yes mwiriwe neza tubahaye ikaze mu kiganiro tembera alo mwiriwe neza tugoye ikaze mu kiganiro tembera alo tabe n'uyu nguyu tubahaye ikaze mu kiganiro tembera okay so mu gihe abantu bakomeje no kuduhamagara ikiganiro tembera kizakiba buri wa kabiri tubahayemo ikaze abantu rwose mwifuza kujyana natwe twende Karongi nkuko muri kubibona muri background zacu twende Karongi twagiye Karongi mu bisi binini shaka agakabutura kawe abantu bakunda utubikini ambara akabikini kawe bantu mu nyumva mutagira ngo ndabasebeje nanjye nzaza n'agasuti abantu baba batazi n'imyambarire nshaka agasuti n'ikintu cy'igitimba kigera hejuru ubundi twimanukire Karongi yego se mu mazi nzajyanamo icyo kintu yabwo nugerayo uziyambura nk'abandi bana kanitabe n'uyu nguyu Mega Global Link alo Mega Global Link alo yes tubahaye ikaze mu kiganiro tembera turavugana nande Anavugana na Brigitte ni umukobwa uri umukobwa se Brigitte ashaka kuvuga nk'abagabo Brigitte ndamubajije ngo ni umukobwa ufite kera nkuko rero twibabwiye Mega Global Link ntago irebana gusa n'abashaka gusura u Rwanda ndetse n'abashaka gusura amahanga dufite twende USA dufite twende Canada dufite twende
Suisse twende Europe ahantu hose ubwo rero ku bantu nkuko nababwiye mushaka ibyo service za Megaglobal-Link baba applyingira amavisa bashakira admission z'abanyeshuri ku bantu bifuza kujya hanze mu buryo bwo kwiga nkuko rero mubibonye Megaglobal-Link ifasha abantu bose kuba watembera aho hose wifuza naho ushaka kujya ku bantu rero bifuza kuza dukorera kwa Makuza mu nyubako biteganye yitwa Mateus House winjira muri ascenseur ugakanda muri gatatu ahakorera TV na ngaho kuri biro ya Megaglobal-Link cyangwa se ugahamagara 0782 ariko ngira ngo ibintu byambayeho nshaka muzabanze musobanuze bazamuka muri ascenseur bate utazaba ukangurira isano ukagenda ukamanuka ukongera ukazamuka ukamanuka ukongera ukazamuka mbwira amateka yawe ukijya muri ascenseur uko byakugendekeye yanjye ascenseur ariko nayo nsanzwe yigendamo yasego kuba mwaravukanye we na ascenseur mama wanjye yajyaga yisamukamo agiye kwa agutwite mbere yuko rero dukomeza mu kanya tugiye kubashyiriraho icyegeranyo cya Canada cyo muri Canada kugira ngo murebe ahantu mwatemberera muri Canada hamwe mu Megaglobal-Link ishobora kukujyana ikakujyana ku bibuga by'indege bihari ikakujyana mu byiza nyaburanga bihari ikakujyana ku mahoteli ikaguha n'amatike y'amahoteli already turaje tugutembereza igihugu cya Canada ariko mbere na mbere ngira ngo turi buhere ku bintu bikubiyemo tumwe mu tuntu mbega nyine waba ufashe mbere yuko tunakomeza ubundi Canada iyo ugezeyo hari imijyi myinshi by the way harimo imijyi nka Toronto, Calgary n'indi mijyi myinshi ya Ontario harya Ottawa ni n'umurwa mukuru wa Canada niba utari unabuzi rero ahangaha uramutse wigiriye muri Canada twagutembirije twakugejejeyo kuri biriya bibuga by'indege mu kanya uje kureba ushobora guhita ujya ku muturirwa witwa CN Tower mu magambo arambuye ni Canada National Tower iherereye muri Toronto ushobora no kuhava hariya ugahita wigira muri Niagara Falls na amasumo aherereye nyine ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada hari ahantu rero Megaglobal-Link ikoresha ibishoboka byose ku buryo uhagera ikaguha amatike ariko urumva ahantu twageze uretse n'icyo ngicyo banagufasha no kwa applyinga visa ijyayo visa za Canada visa za Amerika bagufasha kwa applyinga visa ya Canada hari akantu bavuga iyo ushaka iyo kujya kwiga iyo gusura ndetse no gukora umvugiye ibintu hari akantu bavuga ngo ushaka kwiga ushaka kuzagera mu rwego ruhambaye ukamera nk'aba bantu barya bahimbye za twitano zaje babyibagiwe mumbabarire ariko niba ushaka kubona bari abagabo nyine Mark Zuckerberg sha kuki utabonyibukije ushaka kumera nka Mark Zuckerberg ushaka kumera nka Itanga Ishaka Emmanuel ushaka kumera nka Rosine Hirwa Rosine oya da ushaka kumera nka Igira Neza Uwase Hirwa Rosine afite amazina urashaka kumera nka Patrick joining Megaglobal-Link hanyuma rero dushobora no kuva hariya muri Niagara Falls tukigira muri Banff National Park ni parike nyine irimo inyamaswa nkurarikiye kuza gukurikira bayitwa Great Bear ntabwo ari kondi ntabwo ari inzoga Great Bear iri mu cyegeranyo uraza kuyibona hanyuma cyangwa ukigira ahantu hari ibiraro byo mu kirere hitwa Sky Gondola cyangwa se hari imigozi yo mu kirere ahangaha ndaho gutuye hari n'ahandi henshi utantenguka ukava kuri iyi televiziyo mbabarira utaza gufata remote yawe mushaka kwirirwa usunikira ku ruhande sibyo kandi nyine tuzajya tugukorera umunsi buri wa kabiri mbabarira kandi nyine uguma ahangaha wibonera utuntu turyoshye bakomeje rero kutwandikira message bashaka kumenya aho dukorera nababwiye ko dukorera mu nyubako iteganye iri mu gikari cyo kwa Makuza ahari parking yo kwa Makuza inyubako biteganye wahageze no kwinjira muri ascenseur ugakanda kuri gatatu cyangwa ukazamuka escalier cyangwa se uwaba utazi no koresha ascenseur ugahamagara kuri nimero ziri kuri ekra yawe bakagufasha ukahagera cyangwa ukanyandikira ngahita nza
ngahita nza kukuzamura mukwezi. By the way abantu bifuza kubona Rosine by the way muzaze muri Mega Global Link mba mpari amasaha yose. Suje deputy CEO wacu witwa Vedaste Nkuranga turagusuje cyane ni umupapa mwiza cyane wakira abantu kandi anabakira neza. Yego. So muri Mega Global Link wikeya nkuko twabibabwiye ubwo rero itanga ishaka Emmanuel. Oui, présent. Ako nabizi neza ko n'igifaransa nzi kukivuga ariko nzi kuvuga bonjour. Urashaka Mega Global izana n'ibintu byo kwigisha abantu indimi. Ikazajya igifaransa ndakizi mutazanyigisha ibindi bonjour niyo nshaka kumenya na safu. Ubundi yarambwiye ngo riri. Yimubaza ngo bisobanuye iki? Oreze naramuzana ngo se ibintu mukora nibyo. Riri. Ubwo rero abantu bifuza kwiga indimi rwose Mega Global Link mu minsi iri imbere ngo uzabone visa ugende ufite akantu kainosi ufite gateye ku rurimi. Njye numbaza ngo nzajya Canada ryari bayi ndigendeye na Mega Global Link kandi wasanga usigaye ariko tubanze twigire Karongi by the way ubibutse yuko tugomba no gutembera Karongi muri mu kujya gusura Karongi dufite slogan yitwa ngo twende Karongi le 30. Ugitondo kafe ibiciro barabizi niba utazi gusoma ndanagusomera. Ni ukuvuga ngo uramutse bazaturuka i Kigali bazishyura amafaranga 35 byonyine. Abantu bazaturuka i Karongi muzishyura amafaranga 20,000. None icyiza cy'ibi bintu wumva ukuntu docteur aba yafasha abantu bwose akabashyiriramo inibiyaga harimo lunch kurya urimo kuvuga ibyongereza abantu bose barabizi harimo kurya no kunywa mbabarira wiza n'icyongereza cyica. Noneho nyuma yo kurya no kunywa hakaba hazazamo na activities zizabera kuri beach. Ubwo ni ku mucanga harimo sports beach sports hazaba harimo beach games hazaba harimo kwiga koga hazaba harimo kujya mu bwato Lake Kivu navigating arya harimo kwiga koga. Yego ni wajyamo muri ariya mafaranga uri kureba muri ayo mafaranga harimo nayo kukorora waruhamye ntabwo uzarohama humura mbabarira. Tuzaturi kumwe na international coach bisa rwose bizari ibintu byiza. Tuzaturi kumwe na coach ni umucoach akaba life coach akaba mentor akaba umudocteur akaba CEO hari ibintu man of God Dr. Frank abantu bataranamubona azaba hari. Hari ibintu numvishe ngo amazi burya bajya banayabwira abantu nyine ngo ababera umuti nyine koga biriseriye nyine bakakubwira ngo wowe tukubwiye ko uzajya ujya koga wenda buri gitondo muri piscine. No amazi ni umuti ngwino rero nawe wige koga uzajye wiyogera ujye mu kivoge. Hari abantu dutinya amazi ariko ngiye ntabwo ndimo ntabwo nyatinya nanjye nzajya rero noge. Ni kucyumweru mushaka amabikini mushaka amakabutura mushake utuntu twanyu twose tugezweho reka nitaba uyu muntu then tugaruke. Yes. Mega Global Link allo. Yes. Karame waramutse neza kandi wiriwe Karame wabitewe ngo iki ngo murakoze. Mega Global Link allo yayisava babarira ibyo bintu wibivuga babibaze ngiye turi kumwe. Abantu mwifuza uwo munsi hari abantu benshi hari abantu bafite amazina bakoze amazina yabo ariko batagaragara ukabibaza ngo kugira ngo aya mashusho abakeye gutya tube turo dukeye mutubona dusa neza gutya bigenda gute. Umugabo bita Patrick sava ndagusubije wowe Patrick ishyura muri twende Karongi Saliyuti Pati ishyura Patrick uzamubone n'umugabo uzabona Rosine live noneho atari ibingi byo ngo ndi kuri kamera ngo ndi kuvuga ngo ni ibiki ashaka kuzabona ukuntu washaka kuzabona ukuntu n'inzobe yanjye
shaka kuzabona imibiri yombi yanjye gushaka kwitakageza wenyine Yesu gerega ndivuga kandi Karongi twagiye azaba hari ibintu byinshi rwose abantu azaba ari ukujya mu bwato gutwara biriya bimoto nyine nk'uko twabibabwiye hazaba hari biriya bimoto nk'uko twabibabwiye yes abantu mwese hanyuma kuzajya kandi noneho hari discount ku bantu 10 ba mbere bari bwiyandikisha of course kuko kuri ya 95 baragukuriraho 10% 10% kuri ayo mafaranga ubivuze neza tange rwose muze twigire ku belt tuzaba duhari hari abantu batazi ibintu bya belt rero no kuvuga ngo ibintu iyo bavuze Kivu belt baba bavuze umukandara uzenguruka Kivu ya no kuvuga ngo rero inzira zose zizenguruka Kivu iyo niyo nzira inzira zose zizenguruka Kivu niwo mukandara witwa belt hanyuma ku bihumbi byawe 35 mu cyongereza baravuga ngo 30k mu bintu byo bazanye mwino minsi and 20k ya 135 mana yanjye bose mbabarire bose noneho yari wita nyirukana 35k mu cyongereza hanyuma and 20k from Karongi abantu bazaba baherereye i Karongi bazishyura amafaranga 20 inclusive transport and food and drink na beach activities zose zaba ziri kubera ku mucanga muri Twende Karongi. Alright, yeah. Come on Sat1 match ngwino kuri 31 z'ukwezi kwa gatatu ubundi tugutembereze umujyi wa Karongi urebe ngibyiza nyine biragusatira Nanga Karongi. Alright. Rero nkuko twe twabwiye uyu munsi twabateguriye icyegeranyo ku gihugu cya Canada. Tubibutsa ko Mega Global Link yatanze 30% discount ku biciro byose bya service ku bantu babyifuza mbere mu biciro bya Christmas and New Year hari hariho 20% ya New Year and Christmas. Alright, yeah. Mu bantu batabyumva hari hariho igabanyirizwa rya 20% mu gihe cya Noheli n'ubunani. Noneho rero ubungu babazaniye 30% ku biciro byari biriho umva mbere yari 20 none byabe 30 ku bantu bose babyifuza umva ko tuva mu buryohe tujya mu bundi muze tutembere tugende ubwo rero itangishaka Emmanuel kandi ko Patrick namukunda usumva itangishaka Patrick bazagufunga he's my brother ku rundi ruhande rero twe twabateguriye icyegeranyo ku gihugu cya Canada ubwo buhanga bw'ibyuma bagiye kudufasha bashyiremo then turagaruka Okay, dukeke ko rero icyegeranyo twe twabageshejeho kijyanye n'igihugu cya Canada cyabashimishije kandi tugiye no gutangira kwa prime amavisa menshi y'abantu bifuza kugenda muri Canada. Nyeke ko mwishimye ngira ngo turakomeza dukore n'ibindi tuzabatembereza uko turaje tuyibatembereza mu bitekerezo mu mavideo hanyuma ariko utangira utekereza ngo vuwanga ndajyayo Mega Global Link rero turi muri bamwe mu bagufasha turagufasha kugera rwose byihuse ngira ngo dufite na Twende Karongi nk'uko nyine twari twahereye kare tubivuga ariko mbere yuko tuvuga ibi ngibi ngira ngo twabanza tukagutembereza muri Canada nk'uko nyine niba ucika muri iki kiganiro kugira ngo ubutaha uzazumenya n'ibyo nanone twari tugezeho kuko ubutaha tuzafata ikindi gihugu iki gihugu cya Canada rero ibintu wakimenyemo ngira ngo icya mbere no muturirwa wa CN Tower no muturirwa uherereye muri Toronto hanyuma iki gihugu cya Canada kandi ikindi kintu ugomba gusigaranaho mu bitekerezo nuko ugomba kumenya ko umurwa mukuru wacyo witwa Ottawa hanyuma aho ngaho wanasura by the way hari imiturirwa hameze neza hanyuma handi hantu ushobora gusura na Niagara iherereye ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada hanyuma kandi Niagara nk'uko twabibabwiye buri segonda haca amazi menshi mwayabonye ababibonye hanyuma nawe ntuzacikanwe uzamenya ibyo bintu ayo masumo rero ni amasumo asurwa n'abantu benshi cyane benshi bashoboka ubwo iyo uhahagaze ureba no muri Amerika by the way Mega Global Link rero turi muri bamwe mu bazagufasha kugera aho ngaho kuri ayo masumo ya Niagara hanyuma ahandi hantu ushobora kugenda rwose ahandi hantu ushobora kujya uwase rwose nkubwiza ukuri ni agace kitwa Banff National Park harimo inyamaswa zidasanzwe nyinshi
zimwe tutanazi, harimo izitwa Grace Beer twayibabwiye, ngira ngo mwayibonye ubutaha tuzabagezaho indi nyamaswa nayo muzabona nyine uko imeze. Ikindi kintu ushobora kumenya kugira ngo usure Canada kandi wisanzure ni Sky Gondola. Sky Gondola rero ni ahantu hari ibiraro byo mu kirere nk'ibyo muri Nyungwe Forest, ahantu naho tuzabatemberezayo. Mega Global Link izagutembereza u Rwanda kujyana muri Nyungwe Forest. Hanyuma ubwo nyine ikindi kintu ushobora kumenya nyine ubwo na aka gace ka Sky Gondola. Muri Sky Gondola ibintu birimo bitandukanye, harimo utuntu tuba mu cabine two mu kirere tubamo dushobora kujyamo ibiro 640. Urumva ko utajyamo wenyine kuko nkanjye nk'ubu ngubu rwose ngira ngo murabibona ibiro mpima biri ngaho ugereranyije. Mumbabarire cyane ntago ngereranyije n'inkoko. Uvuga ngo wibeshye saba imbabazi. Oya wibeshye. Bo dukomeje rero no kuvuga ngo Sky Gondola nk'uko twabivuze nyine kari akantu kitwa cabins kajyamo ibiro 640 byose. Hanyuma dushobora kwirundamo turi nk'abantu 10-20, abantu bangana nkanjye twajyamo turi benshi cyane, hanyuma tukagenda. Ikindi cya kabiri, hari igihe imigozi yari yarazitswe nyine izitswe y'utwo tuntu tugendaho yigeze kuba yashwanyuka bayica, bazije kuvumbura ko ari umusekirite cyangwa se warindaga aho ngaho waje guca iyo migozi muri rusange. Hanyuma mu mwaka wa 2020 baje gusana iyo migozi ndetse bongera n'ikintu cyitwa umutekano, nugira ikibazo ngo usanga kugenga iyo migozi zaciye kuri mu kirere kada. Barakajije umutekano kugeza ubu ngubu noneho ubu bintu navuga ko bimeze neza. Nyuma ariko polisi y'igihugu yaje kugira icyo bivugaho, ivuga yuko yakoze iperereza, hanyuma iza gusanga turiya duce two mu kirere twaratemwe n'umusekirite nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya. Muri 2020 rero baje gusana ibintu byose bimera neza, ubu ni fresh, ubu ngubu wahatemberera rwose pe. Hanyuma hari ibindi byo ni byinshi, icyegeranyo cyagucitse ihangane mbabarire, iminota 20 hafi n'8 30 icyegeranyo cyaciyeho, nawe uzaze wongere wicare kuri TV screen yawe, hanyuma twongere tukugezaho ibindi biganiro. Mwibutsa ko dufite gahunda yo kwigendera Karongi ku 35,000 35k cyane rwose, right? 20k on Karongi. I Kigali nyine ubwo ni 35k. Hanyuma 31 March cyangwa se tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, be ready tujye Karongi. Hanyuma igira neza hirwa ozini akora ukuntu Imana igenda igukubita amazina meza. Muri amazina yanjye murumva ari abantu batafite n'amazina. Ase urazi neza ko Imana yangize Timothy. Ntago mbizi. Nitwa Timothy, itangije Emmanuel Timothy, right? Yeah. Hanyuma ngira ngo sinzi niba hari ikintu wababwira ukababwira nimero bashobora. Abantu rero bose bashaka kujya muri Twende Karongi no guhamagara 07 82 300 4 5 ku bantu mwese mwifuza kusura umujyi wa Karongi muri Twende Karongi, mwumva mushaka kuruhuka to relax, no guhamagara iyo nimero bakakoherereza link mukiyandikisha kugira ngo muzahagurukane twese tuzahagurukire rimwe. Twende Rubavu, twagiye Twende Karongi. Hanyuma rero tuzababwira ikindi cyegeranyo ku gihugu cya Polonye, tubaragiye kucyumva. Igihugu cya Polonye tukibasurisha neza ya migi yitwa Bydgoszcz. Wagiye nagiye no muri Poland. Wagiye muri Poland? Yes. Wagiye wenyine kandi wajyanye na Mega Global? Najyanye na Mega Global Link. Urangije maze uransiga ni ukwihangana nyine, ndaza kukorega kuri papa bose ubyibuke ndamureze ndideka yaransize kandi bari bakeneye kumbona nanjye, hari abakunzi banjye baherereye hakurya hariya. Rero ku bantu mwese mwabanye natwe turabashimiye. Mwese abakomeje gukurikirana ibiganiro bya Good Rich TV turabashimiye. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibane namwe, ibongerera amafaranga muyazane no muri Mega. Batuzanira amafaranga turyaho. Urabona aka gasura kanjye karanyereye ariko nyine ko kanira kurusha kubera amafaranga. So ku bindi bisobanuro nkuko nari nabibabwiye muhamagare 07 82 300
456 bakomeze babiteho. Mega Global Link we care. Ngiye mwari kumwe mu kiganiro nitwa Igira Neza Uwase Irwa Rosine hamwe na Itangishaka Emmanuel. Ciao ciao. Ça va? na PhD mu mashami yose mwifuza. Kubifuza akazi kandi namwe Mega yamaze gusinyana amasezerano n'ibigo bitanga akazi i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Tubafasha gushaka visa zaba izo kwiga, iz'akazi, iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'ay'amahoteli. Ku bari mu Rwanda, i Burundi, i Goma, i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu byose bya Afurika, nimutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etaje ya 3 inyuma yo kwa Makozi. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 31 76 cyangwa se ugasura website yacu wa eshatu /megaglobalink.com.